Alright. Narababwiye ko nzaza mbaha utuntu dushya mutigeze munumva sha bamwe muri mwe nanjye nibwo mba nkumvise niyo mpamvu zanyu basangiza. Bwa mbere Adamu na Eva abantu bamwe barabyemeza abandi ntibamenye ibyari byo. Lilith muramwibuka, noneho tundi mbazanye sasa amakosa yabaye muri Bibiliya. Rero Bibiliya ya mbere yabaye 1631 habayemo ikosa rikomeye abantu mwe benshi muzavuga ngo iyo bararigumishijemo itegeko rya gatandatu ry'Imana sha ibintu byaba ritazari mwebwe sha mwebwe. Twagiye ikibazo se ko biri mu Cyongereza koko mana yanjye murabyumva se wowe urabyumva sha ntacyo ndaza kubisobanurira ariko ngiye kumanza mbabwire ya mbere abiri. Ubwo ni irya mbere iriya Bibiliya ya mbere ndi kubabwira yitwa wicked, ari itegeko rya gatandatu. Bagize bate bibeshyemo impakanyi bakashyiramo nkaho bizaba aho kuvuga ngo ntuzasambane kavuze ngo uzasambane. Yesu we itegeko rya karindwi ry'Imana bararirangije burya nawe ibintu bya gatatu rya karindwi Imana. Hanyuma ka kabiri ndababwira iyo yitwa wicked harya si ubupfumura nimba ari ubupfumu nimba ari ubugorozi simbizi ariko ifite amazina abiri yitwa na adultery, Bibiliya y'ubusambanyi cyangwa Bibiliya y'ibirozi n'ibyo byose. Bya kabiri ukuntu byagiye bizamuka 1653 none bavuga ko ari Bibiliya itavugisha ukuri. Aho bavuze ko abanyabyaha aribo bazabona ijuru. Ubu hari bamwe banyabyaha ndi gukorera mbese ndi kurusha uretse abanyabyaha rimwe muzabona ijuru. Kandi koko abantu bavuze ngo Imana ikunda abanyabyaha simbizi. Babanditse ngo a nation shall inherit the kingdom, aho kwandika ngo then okay niko bari kwandika, then bo barandika ngo the unrighteous will inherit God's kingdom. Niyo mpamvu bagise Bibiliya y'iki y'abanyabyaha. Kadushyire mu Cyongereza cyane abazungu bazabyumve n'abandi bacyumva namwe mu cyumve. Now the next part is a part of famous Bible printings era, where by this edition or this conversation we are starting with the first two. The first called Wicked Bible of 1961, where they say thou shalt commit adultery instead of thou shalt not commit the adultery. Alright. The second one is called the Sinner's Bible of 1953, where they read "Unrighteous shall inherit the kingdom, but them the right and righteous will inherit the kingdom." The God's kingdom, sorry. Here it is. Here's timeline of famous Bible printing errors. Number 1. The Wicked Bible 1631. Lucas and Barker omitted not from the 7th commandment and write thou shalt commit adultery. This is located in Exodus 20:14. This is why they named Wicked Bible or Adultery Bible. Number 2. The Sinner's Bible 1653. Unrighteous shall inherit the kingdom. Here they omitted not that made it say the unrighteous will inherit God's kingdom. This is located in 1 Corinthians 6:9.